Umwana wanjye ndi hari umuntu nigeze gusubiza sinzi ikintu yanditse kuri TikTok y'umuntu witwa ngo umwari sapu ushaka kumva adushyiraho utuvideo cyane noneho ndasubiza ikamera ngo yamunagira ngo usubize umuntu w'ishite uwuhe mama njyewe witwa nde ntabwo mbyibuka n'umuntu w'umusore arambeshyera pe mbese ntabwo ugira abasore b'inshuti zanjye nuko mwavuze ngo nta majwi ntibaze kuba umumama yagira abasore oya nayashyiremo ntaje amajwi arimo dore ngo abagenda gake bafate oya bagiye hano bagiye he ntawe mbizi genda tugende jasose ari niki ntabwo bizi igiye Pasi. Pasi. tugiye mu mujyi uyu munsi nabujame ngiye kungura imyenda ntabwo muzongera kumbona mu myenda imwe tugiye kugura imyenda kwa Jasu tugiye kwigura kwa Jasu Claudine ketchup Caramel. ari imbere yanjye ari kuntesha umutwe ampamagara kuri telefone mbaza ngo uriyumva ute mu modoka ya mabusha uriyumva ute mu modoka ya mabusha utugambo ni twinshi ariko inzara iranyishe hari utuntu nshaka kubwira ku ruhande ngo hishe nutubona urahita useka uruhande rw'ibumoso rwawe bareka kutugaragaza se ntabwo nushyizemo reba neza Claudine ko nzi kutwika ngo abantu bubatse yego nayo nkubwiye nyine ni hari umuntu wambwiye ngo inshuti y'umusore umudamu kugira inshuti y'umusore ni bibi biterwa n'ubucuti mufitanye yego ari nk'umuhungu wawe wanjye se gute nabyaye ushya sose hari nk'igihe umuntu akwifuza kumwera nk'umubyeyi akajya amuha inama yego ukamuba hafi cyangwa se ukaba ari mu bwipe mushobora guhura mugasohoka ntimusohoke uwa babiri na kwa kundi muba mufite nk'ikigare muri benshi ariko nyine akaba ari umushuti wawe yakuvugisha kwandikira ni bibi oya ntabwo ari bibi ikamyo ikabira bivanze dore ngo uwakwiri aragiye amubonye icyuki kwini ikamyo kiratuvangiye agiye kudepasa ubu rero turagiye tugeze hano ni he ikami dore ngo ketchup imbere ketchup aratwara mudafite umwongomani kinyarwanda yitsindiye ku mugaragaro ewe mama kwini uziko uri igisazi wigendera ariko vugisha ukuri bwa mbere wambonye hera kuri grid urabyibuka yego sha wabonaga nzi kuvuga oya pe ubonye nyina ibaze ko kuri grid twahuye tuje gukina hano simenye ko twahuriye kuri grid utabeshye ndakubwiza ukuri kuri grid njye nako nyiri gukora na ketchup kigana bwa ahubwo ko nitwara umuntu ntabwo ari nabonye kuri grid noneho bwakari duhura nabwo ari witonze cyane twabaga twamenyerana njyewe rero witonze pe ukuntu mwana nditonze mba nitonze najya ntajyambwe ngo ushaka uritonda mba nitonze hari abantu bankunda bajya bambwira kuri TikTok ushaka ngo nkunda ukuntu tuje erinda tuje bakunda igikara cyawe mo gake black skin uratuje kuri kamera ariko ubuzima busanzwe dore ubu murangaragaje uri umwana mwiza utuje mo ariko gake ntabwo itonda cyane nkanjye ashaka Claudine murusha wowe ukuntu nakubonye mbonye bwa mbere wagize amahirwe usanga yenda maze imyaka myinshi mu kazi uzi ikibazo cyari kuba nari guseka wambonye bwa mbere mbona ntari kwakitinga wambonye ubonye atari kwakitinga nahise nkubonamo bitewe n'ukuntu winjiye ya cortege cyangwa ya cortege se narabyibagiwe ketchup imbere Jasu nyuma bagakurikira amabusha kwini makunzi ba Claudine mu nsengero mu izina rya Yesu nge nkavurunga gutya ndabikwifurije duhamagaza akamodoka urabona abamama bisobanukiwe ntuhanure mwari muri kuri sije ivuga yuko ngo ukimbona hoya ngiye kuvugamo kandi kantu iyo abamama bubatse karareka reka tubanze dukemure byawe wowe nyikubona bwa mbere hariya winjiye nabanje nkubonamo impano yanuze wa mukobwa witwa Francine oya nyinjira ukinjira mbese nyinjira uzi ukuntu waje n'akajipo waje wambaye yewe hari ukuntu nakurungurutseho
ariko ntabwo nyine bivuze yuko nari narakubonye biri ese Claudine na Francine ko abakina yivugira ikigoyi nuko ni ikigoyi ariko acting ndavuga tugeze ku musozi w'ahantu bita muri Norvège nimba ari ku gasozi ka Norvège numbaze imodoka zigenze gake pecha nk'umuntu amenyereye arazamutse umva nkubaze tumaze gukora ikiganiro mu kanya nari ndi kukirikodinga kuko ntibamindinga ukuntu nambaye kuko rwose ni umunsi umwe tukikoze kandi nzabya uploading iminsi itandukanye je m'excuse bihanga uvuga n'ikinyarwanda ariko cyabase ujye uvuga icyongereza uriseguye mbaye niseguye ko bazabona nambaye umwenda umwe noneho itandukanye mu kanya rero hari ibintu mwari muri kuvuga urangije uravuga ngo reba ukuntu nturiya ari kureba kuki utari kumbaza ikintu cyatumye ndeba kuri nabyibagiwe wari wabyibagiwe mbwira impamvu twafuse ngo abasore mukajye mwipasa muremure n'ibibonye umukobwa mu baby akurusha akantu ntabwo ari icyo njyewe navuze ku kintu cya lift hajemo akantu ka lift ibaze ushaka gutereta umukobwa ufite imodoka we ntayifite kugeza umuntu uguha lift ugatinyuka ukamutereta nibyo tuba turi kuvugaho uhita ureba ngo byose bihuriye urukundo nta kintu none se umugani urukundo ari cyo mujye mureka beshya urukundo rurahari kandi rwanyarwo ruri iby'uwahari kuki umusore wowe yagukunda afite imodoka utayifite niko byaremwe byaremwe si Imana yaravuze ngo pase jewe narashatse ntabwo nkiri muri bariya batashatse nanjye tukaganira n'abantu batarashaka nibyo Claudine Jasi yavugaga ati njyewe uko ameze ntabwo nakundana n'umutipe uri hasi yanjye ubu nditwara aze kuntereta atagira imodoka niyo mpamvu twe tubivuze ariko ngiye mvugishije ukuri ashobora kuba atayifite ariko atabuze ubushobozi bwo kuyigura nabyo byashoboka ahubwo duhita tukuramo agatopike kavuga ngo kubera icyo umusore w'umukene atakunda umukobwa w'umukire kandi umukobwa w'umukire agakundana n'umusore umukobwa w'umukene agakundana n'umusore w'umukire n'ukwikunda nyine igitsina gore mutugira abanyantege nyahubwo oya nitwe twigize nta muntu bagira abanyantege nitwe twigize nitwe twigize kandi nawe urabishyigikiye we mu kiganiro wavuze ngwikize nyine kuri iyo sije yewe buri wese nshyigikira umuntu bitewe na opinion yiwe ku mpamvu ikurikira umukobwa ufite amafaranga ufite akazi ke ufite imodoka atwara umeze neza nyine aba ashaka umuntu umurenzeho kugira ngo yongere ibyo asanze afite sibyo ariko bije gutyo mu by'ukuri nta rukundo arirwo abareba cyane ibindi abareba abakobwa mukunda ibintu rero uvuga ngo igitsina gore gikunda ibintu noneho hari uba ufite ibyo byose ariko akikundira umusore udafite reka bazamwubaha my friend abazamwa kandi nanone umusore nawe umusore muke kubera pasi simuciye mu cyangwa ariko igitsina gabo dore ukuntu nasanze baremye ukuntu ngiye mbibona ku ruhande rwanjye igitsina gabo bakunda icyubahiro cyane kugira ngo urabizi baranagikwiye barakiremamwe niyo mpamvu rero atemera ko umukobwa umurusha ibintu nawe bakunda kubaho we nk'umusore biragoye ni bake uzemera gutegekwa akemera kwambikwa akemera iki ujya ubona wa mugabo wa Zari oya sinabapfubuzi nka Zari nyine tutangaho urugero Boss Lady ariko ntabwo ngiye birambyemera neza cyeka nkurikiranye imvano ye y'imitungo ye tijara niyo wigeze kuvuga ngo ugasanga ugurirwa telefone ugurirwa ikariso ugurirwa iki warangiza ngo uri Boss Lady bushya oya Boss Lady utikorera ngo Boss Lady ugurirwa ikariso amafaranga muvuna yayakoreye apana oya reba mu bantu biyita ba Boss Lady mu bakobwa biyita ba Boss Lady hano mu gihugu bose barakora abongerageza kubanza ingero abo nabo twemeranya nabo ko ari aba Boss Lady apana ubyiyita erega akankubwire sheri ushaka kugira amahirwe umuntu akakwigishora umugabo akagwigishora sibyo ariko ubwenge bwawe bwo gukoresha icyo gishoro oya baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ubwami ubwenge afite bumugenera igihe bumugenera igihe amarayo ibyo ni nkemeranya nabo rero niba ugize amahirwe uguha icyo gishoro nta kibazo na amahirwe n'umugisha ahubwo ugikoresheje ute ubwo bugura imyenda myiza kwa Jasu ngoye story hari abakobwa b'abasileyi ushobora kwambara neza ugatwika kandi kuri konti yawe hariho zero hari abakobwa b'abasileyi bagera kuri 3 bigeze bajya hanze ibintu tugiye gushyira hanze arazi ko ngiye kuba nanjye muri YouTube tutari kugaragara bagiye hanze urumva
bahura n'abagabo murabizi ibyabo barabikora diri irangiye bahamagara umukomisiyoneri wababazaniye bati bari abakobwa turabashaka bose ugende ubazane ubashyire ku murongo abashyizeho buri wese baramubajije ko twumvisha umeze neza umukobwa umeze neza w'igikundiro w'ikimero umugani w'abagabo ni iki kintu twagukorera uzajya uhora nawe wibuka avuga ati aba bantu bankoreye ikintu cy'agaciro umwe aravuga ati hari bizinesi nini ndimo mwayiteje imbere mukanshyiramo amafaranga barayumva ababwira imigabo n'imigambi bafite bari muri Amerika abo babebi bari abo bakobwa nibo bari bagiye gukorera ubusireyi urumva undi arangije arababwira ati njyewe mfite ikibazo ntaho kuba mfite mu nyubakira inzu imeze neza ngende nanjye ntuze muri Kigali barayimwubakira yari afite akazi asaba inzu we niyo ni ubusireyi bwiwe n'akazi we yaravuze ngo ikintu akeneye yakeneye inzu aho kuba aderesi uzi ikintu cyabaye uwa gatatu baramubajije arababwira ngo nibamushopingire asaba ko bamushopingira ni abakobwa b'abanyarwandakazi ntabwo mbavuze bari batatu urumva buri wese icyo yasabye bagiye buri wese urumva icyo yasabye ibyo rero by'ukuri ntaguciye mu ijambo umukobwa ufite akazi umeze neza nyine ufite ubuzima bumeze neza ntabwo yasaba ngo bamushopingire birumvikana se kamwe turi kunenga bwa bwiza bwamugejeje ibwami budafite ubwenge aho rero ibyo byo nabishyigikira ugarutse rero kuri ya topike yawe impamvu ngewe navuze ko ari akantu navuze ko kuba ngo lifuti ntabwo lifuti kuyohereza umusore nabwo ari wose bivuze yuko nabwo nta kantu afite arega wanyumvise nabi rero none se wowe ko nguhaye lifuti ubu si ubushobozi bwo kwitegera taxi no thank you ntabwo nzi ubushobozi bwawe ariko nzi ko mu bwo ufite utabura gutega taxi cyangwa ko tuvuye mu kazi tugataha none se turatahanye none se turatahanye ntabwo dutahanye mfite iyongeye nawe afite aho agiye nawe tugiye hamwe rata naze kumpinduka ukaza gushiduka kandi wari umumama wari umuhungu ni umuhungu wanjye kabisa noneho rero reka nkubwire ibi urukundo rwa nyarwo ntabwo rushingira ku bintu urukundo ntacyo ariko nanone hari ibintu oya mwese tugezemo ibyo ntabwo mbyemera oya man urukundo rwa nyarwo ruracyahari ariko mujye mwemera rudashingiye ku mitungo rudashingiye ku kintu runaka rurahari ariko nanone hari n'urushingira ku bintu bigatangira wakunze ibintu bikarangira umukunze noneho rwa nyarwo ibyo byose byo birashoboka ibyo ndabyemera ahubwo buri wese n'icyo yahisemo sibyo ko nta muntu wanga kubaho neza reka nta muntu wanga kubaho neza sibyo Claudine ariko ibyo kuvuga ngo rero umukobwa w'iki gihe kuza ameze neza yitwara ukamuzanaho izo zwahama ngo abakobwa bitwara nta kintu ufite ngurunguje ubuje kumuhombya abakobwa bitwara kiriya kintu biriya bintu mubikurahe abagore ni ibintu maze iminsi cekinga babimbwiyeho abakobwa n'abagore bitwaye mu kintu kijyanye no mu muhanda bubaha igitsina gabo kwera baracyubaha gute mba iyo ageze muri zebra akabona hahagaze umugabo arahagarara akabanza agatambuka pe akamuhinzira ejo bundi narabigenzuye oya aba yikwiriye ariko hari ukuntu uba ufite gahunda ubona imodoka iri kwihuta kabisa urumva kandi umuntu afite gahunda kuri zebra umuntu ari umwe ahahagaze akenshi imodoka zikunda guhita zitambuka sibyo kereka iyo ari babiri batatu urabizi bikunda kubaho rero kubona umukobwa waciye ku mugabo cyangwa umusore biragoranye njyewe rero ibyo ntabyo nzi aho kumva ikintu njyewe nkora njyewe pasi icyo nkora nubaha imodoka nziza wowe wubaha imodoka nziza cyane buriya umva nguha inzira neza cyane ukikomereza ikindi ako rero nta kandi kantu kawe amamodoka yihorere yawe hanyuma mpakunkuru uri umushi mushikazi iwacu renga ajya nagana abantu bagiye Cyangugu barenga Kayonza Kayonza se hano hirya kuva Kigali ujya wacu mu masaha abiri none ngo uri umushi wowe ndabashino shikazi mwana mushi pasi
hari abashinyaguriye nanjye kujya mu bashi iri yepfo uzi binsaba igihe kingana iki niho iwanyu se iwanyu ni mu karere kahe karere njye burasa mu karere iwacu ni nabi oya ntabwo ngiye kubabeshya ni ukuvuga ngo mu bashi baranyanze urumva banyimye ibyangombwa baranyanga story of your life nizire ntabwo nayikubwira twahita turira ntabwo nshaka kurira kandi Pasi nabonye akunda kurira nayo nangiye kubivuga mpita mpinduka sha nkunda kurira niko uvuze akunda kurira iyo umuntu akubwiye story yawe urarira nta muntu wakubwira story ngo ubure kurira numvisha n'umuntu uri kukubwira story ngenganya numva ntirenze ariko njye ndarize ariko urarira urashavura ndavuga ati uyu muntu ikiganiro turagisoza iza amahirwe mbona kirarangiye cyari ikiganiro yari interview yaba atari interview ufite hari umuntu ugira amarira hafi mu bashi nagiye gukora niho nize nagiye gukora examen national banyimiranga mu kandi ari naho nakuriye noneho ari naho navukiye noneho kubera ko nari narahavuye ndi mutoya baransaba ngo nzane abantu 4 banzi ndabajyana bajyanye barambwira ngo noneho ngo nzaza n'abandi nimba ari 50 40 ubakure he uzi ikintu nakoze burya umujyi ni mwiza naje mu mujyi tujya ku murenge tubwira umuyobozi w'umurenge ikibazo dufite n'iki ubwo mwavukiye nawe turabimwereka arangije aratubwira ati fata kode mpita njya kwifotoza iminsi 3 mbonye irangamuntu maze umwaka nirukanka mu minsi 3 mbonye irangamuntu abashimba ndabanze ubwo rero ntabwo ndumwe si bakwanze se mbona ubwo njye ntabwo ndumwe ko baranyanze mu rwererero none umuntu mubwira Imana imufashe Claudine ari mu kiganiro ari kuvuga buhoro turamukomeje hanyuma Pasi ubu wayobatse inzira ya cana ibintu bya YouTube wayobatse YouTube mbona bigenda bidakunda fresh ariko bizarikunda byakwanga byange bikunde yemera ngewe muheya to stay aho njye ibyo naringiye kukubaza iyo urebye channel yawe kuba subscribe 1000 akumaze no gutwika hafi 3 kwezi kumwe uharangiza ukareba na channel ya Sabe akamiliyoni waka-uploading ikiganiro views 300 mu munsi RBA ifite Cyara TV ifite 160 urabireba ukavuga ati ntucike intege uzi impamvu ntacika intege nabo batangiye nkanjye kubera ko nzikiye batangiriye ntabwo nabikwemerera n'uburyo byari bimeze no kuko ibintu bya cano ngewe mbizi kuva 2012 uzi 2012 imyaka nari mfite icyo cyane none ikintu gisekeje Pasi nabonye ndusha imyaka 2 yonyine woya se kandi ukiri umukobwa rero ngewe Pasi ndayizi 4 ngende umugore w'abana 4 ndi umudamu mu badamu bake mu gihugu babyara abana benshi cyane b'abakobwa ngende ndi umugore w'abana ni abakobwa wabyaye nabyaye abatriple batatu impanga 3 wow tuzagusura na Pasi tuzamusura aya ngiye ntago ngiye kuma ariko banyihanganira Pasi tuzamusura urahakanye ko utazansura ngiye nzagusura tuzamusura bagiye kunywa karubira bagenzi bacu impamvu giyewe ntacika intege nuko nzi ko ari igihe bizakura hano hari ikiganiro ushyira hariya rega hariya ubu Claudine yabaye ikiganiro hariya hari witwa Nusura ngo buri wese yerekanye hariya hari waje none si ibyo na Derike Debera. This is Derek again. This is Derek again. Afite telefone. Yaguze 10 na cyangwa. Telefone yangu iva muri Kongo. None se. Ngwino tuyifate. Ngwino tuyifate. Abakinnyi bo mwisi yacu. Wagira hari n'isambusa cyane. Ariko ubu turi mu ijuru ryacu. Isi yacu yarangiye. Derek kujya kuncuruza. Yegeye gucuruza kuri. Kujya kuncuruza. Ugiye gucuruza.
Wa Jazz. baza Derike bya bintu ngo Derike va muri FM va muri frame This is Derek again. Hello Ravandi Hetsa. kahene wanjye ketchup nayo hari kunajya subiza abantu Ketchup. muraho neza amahoro y'Imana bane namwe nyagasana akomeza kubandinjira nyuma y'uko tubuze ikintu dukora twafashe gahunda yo kuzerera mu muhanda twabuze n'isambusa Derek, hano kwabasi. nyuma yo kuzerera J'espère que vous allez bien et moi aussi ça va. Bonjour, merci. Comment ça va, mesdames? Reka mbabwire mwumvishije icyose. Abantu tukibona kumodoka ingena nusura babakeneye. dusubiremo icyo gifaransa avuze j'espère que bien non si ça va arayejya kunywa itabi Bani tabara nusura na mama Siena Hano se kayima cyabi. harimo sambusa ziryoshye karibira ni cyabiri zigura amagi Naho mazutu se. hano mazuzu ntabwo mbizi nababere mazutu urangaye boss wanjye Amafaranga. Angahe? Umubare. Yahita mumenya ijisho. hano bari kugirana na esanse Reka tubaze. Hano bayinywera angahe? turasabira nusura na pasi na Tuko hotari yose. Tuko hotari. Tukote ntago turi kumwe. ngo tuko atari he. Mazutu ni hehe? bazaguza imodoka inywa esanse Nari nyifite ngomba rero no kureba niyi nayo uburyo inywa. Nahise n'igiciro ngiye kuvuga nabyo uragishyiramo. Katinga. oya Katinga. pasi anywesha harya bavuga ngo unywesha Katinga. bavuga gute banza umbwire Ntabyo nzi. Katinga. ushyiremo ayo ushaka Iki cyanara. Icyabiri bagishyiremo. Ko ntayo wumvise se. oya sha Pasi yana Kanze ibintu nkwereke. nagiye Ariya kubona nafoto. ibyangombwa. Barashaka gushyiramo ngo igiciro cy'amafaranga agiye gushyiramo karbi. Oya pe. njyewe nabikoze nabirangije wabuze pasi Keca barakumvise. Gacha kuri mama wakangesha kuzayemera amata. Zazanyweye amata amafaranga ya karbi. pasi sinakubwiye ko maze imyaka imyaka natangiye ibintu bya YouTube 2012 noneho nkabijyamo nk'umwuga neza 2017 urumva urumva gushyiramo kwereka abakunzi bawe amafaranga ukoresheje ushyiramo mazutu byansaba kubivuga tekereza neza Shaka se ko bivuga. Skari wowe misembyo. Bishaka se. utabishaka mfite uburyo nabikora bakabibona Gute se? namaze kubikora Ndakumenya. mbabwira yo nkwejeje Oya. Atajya neza abanyarwanda mani. Ngira kode. umusubirishemo amafaranga tuyumve Ntabwo byakunda. na kode ndi kuyireba ariko Ndi n'igisazi. tubwira Anyweye ibihumbi. Kamugire ngaho mbwira ni ukuri genda cyane umusore sibyo ringaragu harya bavuga kuri ingaragu bavuga ngo ringaragu yigaragura he. Ego ku mafaranga fashizeho. ni ikaragura senda na Bagiye. nari ngiye kwibariza kuri bitanu byiwe Bitanu bya ketchup. agiye mu mujyi Nanjye ku cyabiri cyanjye. Bibiri bya pasi. ubwoba mfite dore Derek dore this is Derek This is Derek again. Hello Ravandi Haters. Reka mbabwire. Wari uziko ndi umusazi. Aya, uri umwana muto. turagushyira hanze uyu munsi barabimenya Sha mu nteje abanyarwanda baziko nito. tugiye kuzajya Igisenyi turi gukora iyi vlog Umva ariko se ryari ntabwo ko muvuga ni muri weekend. noneho tuzajya gusura Tuzaya. muri mu matariki make Ntabwo muri ahemba. Abiri turahembwa. ubwo bivuze ngo humura rega Igisenyi uzi ubundi pasika nywera 2 Ngiye nywera 2 ntimugire ikibazo. umuntu nywera 2 rero nagagoye uwo muntu Nta nubwo nywa inzoga. Ariko abantu banywa fanta n'amaji uziko aribo bahenda sida baratusiga. fanta n'amaji Ibi bibisi bitumye badusiga.
wabyinjira nako si mwana ashaka ko nurira we nurira iki kinyekanira iki kintu ashaka ko nurira yibagiwe ko ari umwe mu bagore babyara abana benshi kireke bazamugonga twagira tubafata n'isegonda muhumura ako kuki Sofia zitayaze gufata ugendera muri kangahe yese ngendera muri kangahe ko ngenda gake ndi mu bantu bagenda muri 80 ubu polisi irabizi isi yacu ni y'abagore nta mugabo dukinisha afite discipline ketchup yo hejuru yakora ikosa se wajya ukamugonga dare fandi mugonge ari hafande kandi ngoriye ariko mvuga ukuntu ubu mukwepa ubu nta kibazo mufitanye ngewe mba ndi anotre baranzi banujije ibyangombwa bisabwa control technique carte jaune assurance bura hari ikintu udafite adeni ngira mvuze fandi ukuntu uhindukiye ufite ikibazo gikomeye aho nta na kimwe ndaje ndagiperereza ndaza gukora inkuru za harya ni investigation ni igihembo byemera uvuge ngo nzaguhemba ibihembo bishimishije 10,000 shuti yo muri weekend tuzaba turi muri show tuzanywa ku 10,000 zose menshi saguzi ibiryo 10 wayazana muri amanos yewe njya mva rebesha hano kamera mbaza abafana bandi abakunzi ba Queen Pasi official sorry munkunda ndi kuririmba kuruta uko munkunda ndi kuvuga ngewe mukunda kuri TikTok uri kuririmba yego Claude nawe munkunda ndi kuririmba kuruta kuvuga uririmba neza se wabaye muri korali njye nagusabye wazaretse hari ibintu kera nakoraga byo kuyobora abantu mu mivugire wazaretse nkakubwira projet dukora y'ibyo kuririmba nzi ko wabishobora wanabikora kandi n'ubushobozi urabufite bwabyo bambwira abantu ukajya uririmba reba ubona kuno ushobora gukora indirimbo zino ndirimbo ukazifata tuzikora tugakora ama live ariko iwawe munzi wanjye yego ubundi tugakora live tugaha abakunzi ba Queen Pasi official tukashyira kuri YouTube tukashyira byose sinongere kuvuga tuzaba dufite n'abahungu tuzaba dufite n'abahungu Prito no kuvuga uzavuga oya rega ngewe ngo bwana nabireka ngewe ndi hano kwera abafana abakunzi ba Pasi cyo bazansaba baze kutwandikira muri comment oya banyumve nubwo nari muri kamera banyumve ibintu ndi kubabwira yes no kuvuga uzavuga ubwo se nabaho gute utavuze mbese ubundi ntabwo uzaba uri kuza kumfata ndi kuririmba ariko sikari ibyo byose ni bimwe cyangwa bashaka nanjye ntangire nkora amafilme nyanyashyira kuri Queen Pasi ibyo byo urabizi ko tugihura nabigusabye ukambwira ngo hari igiciro cyo kugira ngo ubikore uri gupanga nyine hari ugushora utiteza inyungu y'ako kanya ariko byibura ugashimisha n'abanyarwanda tubikore se baze kumbwira gende hano kwera abantu bankunda baze kumbwira mwambore mukabyemera ko nimubyemera ndabambaye umusore mwiza nzajya mashaka nkababura amabomba cyajya ndeba umufana wateye comment nyinshi mushakisha muhamagare karimo narimbye kuri TikTok baragafunze hari n'akaririmbo waririmbye noneho turi kujyana kureba witwa Mpinganzima akahe indirimbo wagiye uririmba yantuze ya Bene nimba ari nako nundi bafunze kuri TikTok akaririmbo na wari ukarima iriya ndirimbo ngewe itangira ntabwo iyo iri gutangira sinyikunda iri hafi kusoza onyikunda iyo igeze mu minota 10 ku munota Prito kuva ku wa 9 kugera ku kwera kugendana nawe igifaransa nanjye cyatangiye kumfata ukunda igeze hehe kuva ku munota wa 9 yego se ku munota wa 9 namenya babageze oya ntabwo ndayumva neza ngo nyifate nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirishya abandi batamba Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho zene ninsinzira ninde uri bufate video indirimbo yanjye yari manuza ngeze utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita amasezerano
atabarika wamaye zaburi ndirimba si ya Dawidi zaburi ndirimba si ya Benasafu nimva mutima ayinizanje mfite ubuhamya bw'igendera kamubwire ibiganiro bireke Claudine ndeke ibiganiro Claudine sibyo Claudine hano rirananiye Claudine ibintu yakoze yaryamye nari ngiye kumufotora twatuntu rero twarangiye guhita mufotorera abakunzi asiko ashaka kugushyira hanze nuduki se ubundi ntago nzi ngo nuduki pe nuduki nuze nitwa Rich nese nuduki kuvuga tuzwe nta kibazo umvuga ukuntu uzi kureba abantu bankunda mwazangurira rinete nzajya arambara mu zuba pasi bagwaye gift hari umufana twahuriye mu mujyi ejo bundi ari kugura parfum nanjye ngiye kuyigura ntabwo nari nzi ko nzi nyine atambwira ngo arankunda ngura parfum ibihumbi 50 mwabakunzi bankunda mililitiro 75 gahumura ndonda gafite ha muri sawa ariko pasi ngubite nk'amakanda ari kado wa mu mama mpaye parfum abo bakunzi barabizi ko tuba turi kumwe ariko bambonye ndi jyenyine kwero uyu munsi tugiye kujya mubereke na Claudine gushaka parfum nshaka parfum nanjye nimba munkunda muzangurire parfum sibyo turabona parkingira ko mubibona mwe uri kunyerekana se wavuze ko abakunzi mwakoze kubana natwe twavuze twazanye icyuya kubera amagambo menshi izuba riratwishe tugeze mu mujyi muri Mike tugiye kwa Jasu kugura imyenda afite imyenda myiza mu hanyuma turaza kubereka ibikurikira murakoze ketchup ari gutwana kandi biri kujyamo reba kabona kompara no surabonye kamera ise yitonda bagiraho ntago uzi kuvuga bari gusomana bongeye basomane ndebe byamuseriye kwirinda gushyiramo abantu b'abandi Jasunana na Ntuza na Nusura basomanye ku muntu hari n'ibiryo arateka ipura n'ibibiri tugeze muri shop kwa Jasu ni muri Mike bamwita Derek uje kutugurira imyenda ntugorode reba Claudine yadusuye muri shop zana mbafatire kandi urimo nawe nirinze gushyiramo aba bashyitsi umuntu ngurira ishakoshi Jasu gira icyo ubwira abafana bo kuri Queen Passion uyu muceceka mbanze ngira guhaye ijambo icyo nababwira cyo rero guys aha ni muri Jasu shop naherekanye rwose hari amasakoshi amakanzu amakoti guys iyo ni ketchup sumustar muramuzi twego ni mama neza mama tripuri mama tripuri kwa Jasu banacuruza murabizi dore ni ipantaro yanjye yimwambitse no kwa Jasu bacuruza tete irimo amabuno neza rwose barakaza neza rero Sharoneho buse batumye mvuga nibakure kuvuga guys mbuzi icyo navuga ubuze icyo wavuga bamwita Claudine ukuntu yaje yambaye ntabwo ariko atashye yambaye yego mama n'umamira muganga iyi myenda niyo kwa Jasu Jasu shop suteye neza mani bya danje amasakoshi hari n'ibiryo arateka ipura n'ibibiri guys mwita tugeze muri shop kwa Jasu
ni muri mike bamwita Derek. Uje kutugurira imyenda. Reba Claudine yadusuye muri shop. Zana bafatire. Kandi urimo nawe nirinze gushyiramo aba bashyitsi. Umuntu nkunda ngurira ishakoshi. Yasu gira icyo ubwira abafana bo kuri Queen Pacific. Uyu muceceka mbanze ngira guhaye ijambo. Icyo nababwira cyo rero guys, aha ni muri Jasu shop. Naherekanye rwose. Hari amasakoshi, amakanzu, amakoti. Guys, iyo ni ketchup sumustar muramuzi. Wewe ni mama Neri. Mama Tripuri. Mama Tripuri. Kwa Jasu banacuruza murabizi dore ni ipantaro njya imwambitse. No kwa Jasu bacuruza irimo amavuno neza rwose. Barakaza neza rero. Sharon buse batumye mvuga. Nibakure kuvuga. Guys, mbuze icyo navuga. Ubuze icyo wavuga. Bamwita Claudine. Kuntu yaje yambaye ntabwo ariko atashye yambaye. yego mama n'umambira muganga. Iyi myenda niyo kwa Jasu. Jasu shop. Suteye neza man. Bya danje.